niko ubu rero tuvuye mu rugo iwanyu. Amakuru se warayamenye? Hari umuntu wabimbwiye ariko ntabwo nabyemeye neza. Hari umuntu yakubwiye ngo iki? Ndumva ari n'inzozi. Ubwo se uwo mugabo agarutse none se urumva yagaruka ataraza kugucyura? Hari n'ubundi nigeze kugenda, niyo mpamvu numva kugaruka ari ibintu bikomeye. Nambonye yuko umukecuru asa nawe nkaho yaba afite uruhare ku muhungu, nanjye nkajya nanga kujyayo. Uruhare se gute? Kumera nkaho mu rutoki n'aba bana nabo barabizi. aba bana ni hari igihe twabaga turi kumwe nko mu rutoki, mukarara mu rutoki bakarara mu nzu. Babo we, rero niyo mpamvu nkubwira kugira ngo nongere nsubireyo. Ndumva bitamujyamo neza. Mara ushatse wagaruka. Hano umuntu yishumure ngo aratashye, agiye mu rugo, arajya mu rugo, urwo rugo warumwirukanyemo se ntahari yarapfuye. Naza se hari uzahamubuza kuhajya? Yego, hari uzamubuza kuhajya siwe? Ntawamubuza. None se umunsi azahamusanga bizagenda gute? Mari yari yaragiye nyine bamwohereza komvikasiyo, papa nyine ahita agenda arabacika aragenda. None umumama arataha akamenya ko yatashye, n'ubundi kishe nka kiracyayirimo. Arongera akagaruka. Naramuka agarutse akamusanga mu nzu, noneho bamara n'amakuru amaze kumenya ko adahari, akagaruka nijoro akamwica. Nkundi mwaramubuze cyangwa yenda ubuyobozi bwaramubuze. Naramuka agarutse nijoro akamwica, ubwo muzamukemuye ikihe kibazo? Ko nyine nawe ubwo muragira ikindi muvuga mwambwira nkanjye nyina w'umwana. Yego, ubu ndasubizayo Emmanuel na Fabian gutyo tu neza. Ubu numvaga rwose turubuza kwitahanira. Ntabwo bishoboka. Ni ikihe kintu cyawe wumva cyabaho kugira ngo ugaruke usange abana? Urumva byashoboka ko Zaburi nshya. Ndagushimisha umutima wanjye wose, mwami wanjye, imbere y'ibigirwamana by'iyi si Mana. Ndakuririmbira ishimwe nyagora ku ngoma. Ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera Uwiteka. Shimira izina ryawe n'imbabazi zawe n'umurava wawe utigeze uhwema kunyereka mwana, kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza, ngo rirute iby'izina ryawe ryose ryatwiringije. Munsi nagutakiyeho waransubije, umpumurisha guha umutima wanjye imbaraga. Uwiteka we, abami bo mu isi bose bazagushima, 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 kuko bumvise amagambo meza ava mu kanwa kawe. Mana yanjye, mwami wanjye, Uwiteka Imana ishobora byose, ni koko bazaririmba inzira zawe Uwiteka we, kuko icyubahiro cyawe ni cyinshi, icyubahiro cyawe ni cyinshi. Haleluya, haleluya. Kuko nubwo Uwiteka ukomeye, wita kubicisha bugufi n'aboroheje bose, ariko bibone bose ubamenyera kure, ubamenyera kure, ubamenyera kure, kure, kure cyane. Nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago, bikaba binzengurutse impande zose, uzarangurira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye bose. Ukuboko kwawe mwami wanjye niko konyine kuzankiza imyambi yose y'umubiri.
ujya ndasamanywa na nijoro. Uwiteka we uzatunganya ibyanjye rwose, kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ab'Imana yagiriye neza mwese, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, nimushime umwami w'abami bose bo mu isi, nimushime ikora ibitangaza yonyine, nimushime iyaremesheje ijuru ubwenge, igasanzura isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, ikarema ibiva bikomeye, yaremye izuba gutwara ku manywa, ye mu kwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nimushime iyakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, igakura Abisiraheli hagati yabo, ibakujeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyatandukanyije inyanja itukura, igacisha Abisiraheli hagati yayo, ariko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura. Nimushime iyashoreye ubwoko bwayo mu butayu, igakubita abami bakomeye bose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaratwibutse ko twari ducishijwe bugufi, idukiza abanzi bacu ubwo bari baduteguriye imva ngo tuzimanukemo, igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru,
imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru zihoraho iteka ryose. Yes, mukunzi zabona icya turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Ineza y'Imana igendane n'umuntu wese, ibane n'umuntu wese, kandi ukubuza kw'Imana kubane namwe. Ni plaisir ntaganzwa, ndagushimira cyane ko wahisemo kudukurikira muri iyi misozi ya Muhanga. Ubu ngubu turi mu karere ka Ruhango. Ngira ngo ni munsi y'Akanyarira neza cyane kabisa, ku buryo umuntu wese uvuye gusenga aba agomba kunyura kuri uno musozi. Rero ni umugisha ukomeye twongeye kugira wo kongera gusura abana bacu. Hanyuma uyu munsi wa none ni umunsi udasanzwe cyane ko hari ibyo numva nifuza gukoraho Imana idushyikiye.
twifuje kujya gusura cyangwa se kujya kureba umubyeyi w'ababana aho yaba aherereye. Ndabizi neza yuko abantu benshi mwabyifuje, benshi mwagiye munyandikira murambwira muti uriya mwana, bariya abana ntabwo bakwiriye kuba bonyine, bariya abana ntabwo bakwiriye kuba bonyine. Ndangije navuga nti uko byagenda kose tugomba kugerageza ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabona bariya babyeyi. Uko byamera kose byagorana cyane kubona papa w'abana bitewe n'uko bambwiye yuko abayobozi bari bagiye kumufata nk'uko mwabimishije kapiteni cyangwa se umukecuru twaganiriye bitubwiye yuko bwakeye mu gitondo baza kumufata agahunga akagenda. Bivugwa ko rero batazi ahantu yaba aherereye papa w'abana, ariko kandi mama w'abana we bakavuga yuko ari aho avuka cyangwa se ku babyeyi be. Batubwiye ko ari muri Muhanga, ariko kandi nanone harimo akagendo guturuka hano ujyayo, ngira ngo akarere ka Ruhango murabizi ko gahana imbibi na Muhanga. Umuntu ari hano ashobora no kwibwira yuko ari muri Muhanga, kuko uturuka mu mujyi wa Muhanga ugera ahangaha nta rugendo runini rurimo rwose nk'uko waturuka ahangaha ujya mu mujyi wa Ruhango. Rero abenshi hari igihe babyitiranya bakagira ngo hano ni muri Muhanga. Nanjye niko nabanje kugira ngo, ariko aha ni mu karere ka Ruhango, munsi ya Kanyarira, neza Kanyarira hari haruguru. Nahoze ndeba icyapa cyanditseho ko bibujijwe gusengera muri Kanyarira. Sinzi niba abantu bagisengera, ariko muri ino minsi murabizi ko hariho politike yo kugabanya ahantu abantu basengera bitewe n'uburyo abahasengera wenda bashobora kuba bitwara nabi. So rero tugiye kureba abana, hanyuma tugaruke dusure umubyeyi wabo. Tugize umugisha tukamubona, byaba ari umugisha ukomeye cyane ku muryango mugari wa Zaburi Nshya, kuko byatuma abantu benshi bamenya ubuzima. Mwiriwe neza? Yego. Byatuma benshi bamenya ubuzima mu buryo burambuye buruta ubwo bariya abantu batubwiye, kandi bigatuma abantu bava mu gihirahiro bakamenya ese koko uyu mubyeyi afite amakosa, uyu mubyeyi afite amakosa cyangwa amakosa afitwe n'umugabo. Abenshi baravuga bati rwose nta mubyeyi ubyara ngo narangiza atabana. Abantu benshi baravuze bati rwose uku ni ukubura umuntu, ubundi ababyeyi nibo bagira impuhwe, ababyeyi b'abagore nibo bakunze kugira impuhwe cyane. Umugabo we yaba atabigakunda, ariko umubyeyi utabana batoya bangana gutya ntabwo byari bikwiriye. Munyemere rero, mbere y'uko twemeza icyo kintu, nifuje cyane y'uko tumusura. Ngize umugisha tukamubona rwose byaba ari umugisha udasanzwe, ariko kandi nanone turamutse tutamubonye nabyo nta kundi Imana yaba yabyemeye. Ariko uko byagenda kose ndumva nizeye cyane yuko turi buze kumubona, hanyuma amugezaho n'icyifuzo muri rusange cy'uko abantu bifuza ko agaruka mu rugo. Nabyo byaba ari umugisha rero udasanzwe, aramutse aje agasanga abana, niyo numva byaba ari umugisha ukomeye. Kugira ngo tugezeho rero tugezeho biruhije nk'ibi duhagazemo.
turakenewe bihe biruhije nk'ibi duhagazemo aho ukuri kuze umuhate wa mbere ushize utungete mu by'inzira imitima yacu itambuke duhamye Yesu ushize amanga duhamye Yesu wacu ushize amanga tumuhamye Yesu duhamye Yesu ushize amanga Yesu nyuzuze Uhanga amaso mwami Yesu mpindure mwami ndasenga nindingani umuremo Yesu mpindure mwami ushaka umuremo wawe mu mibereho yanjye kugeza ku iherezo ry'inzira wawe muri iri cumbi wanshyize dore burije mwami bashaka mbo wawe gendane nawe gumane nawe wawe mwami haleluya sinakwishoboza inzira ndwana na byinshi impagari ku mutima urugira inama umusozi muhira ukawera n'ukuri urakenewe bihe biruhije nk'ibi duhagazemo ukawera n'ukuri urakenewe bihe biruhije nk'ibi duhagazemo aho ukuri kuze umuhate wa mbere ushize utungete mu by'inzira imitima yacu itambuke duhamye Yesu ushize amanga duhamye Yesu wacu ushize amanga tumuhamye Yesu duhamye Yesu
Yesu nyuzuze nyuzuze Uhanga amaso mwami ore Yesu mpindure mwami ndasenga ninginga unkuremo Yesu mpindure mwami unkuremo wawe mu mibereho yanjye kugeza ku iherezo ry'inzira wawe muri iri cumbi wanshyize dore burije mwami ndashaka mbo wawe gendane nawe gumane nawe wawe mwami haleluya ndagushimisha umutima wanjye wose mwami wanjye imbere y'ibigirwamana by'iyi si mana ndakuririmbira ishimwe nyagora ku ngoma ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera Uwiteka nshimira izina ryawe n'imbabazi zawe n'umurava wawe utigeze uhwema kunyereka mwana kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza ngo rirute iby'izina ryawe ryose ryatwiringije munsi nagutakiyeho waransubije umpumurisha guha umutima wanjye imbaraga Uwiteka we abami bo mu isi bose bazagushima kuko bumvise amagambo meza ava mu kanwa kawe mana yanjye mwami wanjye Uwiteka Imana ishobora byose ni koko bazaririmba inzira zawe Uwiteka we kuko icyubahiro cyawe ni cyinshi icyubahiro cyawe ni cyinshi haleluya haleluya kuko nubwo Uwiteka ukomeye wita kubicisha bugufi n'aboroheje bose ariko bibone bose ubamenyera kure cyane nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago bikaba binzengurutse impande zose uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye bose ukuboko kwawe mwami wanjye niko konyine kuzankiza imyambi yose y'umubiri ajya ndasamanywa na nijoro Uwiteka we uzatunganya ibyanjye rwose kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose imbabazi zawe zihoraho iteka ryose imbabazi zawe zihoraho iteka ryose
tugende bite makuru meze neza mama arahari mukecuru tugende tujyane meze neza ubehe Mbaraga na hehe Vinyanos, Milan. Vediamo invece qui. Bravo. Amakuru yawe. Bravo. Yego. Meze mute? Neza. Yego. Abahungu bose babonye. Bongera bahobere neza bagwemo bye. Ako se wana hutahobera mama neza. Muhobere neza. Hobera mama neza. Ngaho. Niko manu. Avye. Hobera mama. Ngaho nsubira. Neza ko. Bravo. Amakuru yawe. Muraho neza. Bravo. Yego. Meze mute? Ari turaho. Yego. Nsanzemo mutonora. Turimo turabisharika. No gusharika. Yewe reka nze nanjye mbafashe. Aba bayintebe yicaye. Ntacyo. Ndicarira. Cyangwa se nicara ntacyo. Nshaka kwicarana na mama Manuel ne. Ngiye kumusura ariko nawe ngusuriramo. Nta bibi. Nashaka ugatere kurya. Ugatere gutya. Murakomeye. Yego. Manuel, mwigira heno. Mbonye mbase rero mbatunguye. Ariko nzana nijoro. Nese ubu murarara. Ese turarara ntabwo turi burare pe. Nese ubu koko. Ntabwo turi burare rwose. Ntabwo mwari kugenda tubahaye no kubishyimbo. Ibishyimbo se byo ugira ngo ndarara ntabitwaye umugani. Twarabika ariko bitwaye. Kuko ntabwo mutonore koko. Samwegera hano ariko tuganire neza. Ndewe igira. Ni ugukuraho ibibabi. Ntabwo ari kugutonora. Ntabwo turi gutonora. Natakaye. Rero mbabwira njye banyita ntaganzwa. Numvaga bikunze wakwigira hano akanya gato tukaganira twegeranye. Nta kintu bitwaye rwose. Kanira n'uwo nguwo ngewe ni ngombwa. Ese wamuganye. Niko. Ubu rero tuvuye mu rugo iwanyu. Amakuru se warayamenye? Hari umuntu wabimbwiye ariko ntabwo nabyemeye neza. Hari umuntu yakubwiye ngo iki? Hari umuntu waje gusura ba Manuel. Yego. Ni njyewe rero waje kubasura. Ubu rero abantu benshi ibisanzwe ngenda umunyamakuru. Ndashaka gusanga Manuel. Ngatambuka. Ntabwo urabona ukuntu usa Sandrine none ukaba ugiye kwanduza abandi bana. Ntacyo niyicarira ahangaha. Sandrine ngayicara hano. Nyama nkubwira ndi umunyamakuru ariko wo mu kirisitu. Ubu kugira ngo umenye Manuel rero na Fabiani umuntu umwe yaravuye gusenga Kanyarira ndahabona abahuye na yahuye nandari yahuye na Fabiani noneho Fabiani ngo mwaka ibyo kurya arambwira ati se wa mwana uvuye he ati mbaha hepfo ati se ubana nande ati mbana na mukuru wanjye ati afite imyaka 11 yitwa nde ati tukwa Manuel uwo mugabo aravuga tukamanukana rero tukajya mu rugo baramanukana bagezeyo aramwereka areba ubuzima arimo agahinda karamwica amusigira 5 ngo byo kurya iryo joro mwatetse iki gihe batetse akawunga nyuma yaho uwo mugabo rero arambwira tuzansurire bari abana bari mu buzima bubi
umenye amakuru yabo. Ubu nuko naje rero, ubwo ibindi bibazo urambaza, ubwo nari nigemuye utazagira ngo naguterere urugo. Imana ishimwe. Reka utahagiriye nabi, ukaba mwarabanye n'abo bana nyine. Yego. Hari ikibazo gihari? Nta kibazo na kimwe wigeze ubigeraho. Nta kibazo, kuko nabyumvishije nashimye Imana. Yego. Kuko abantu bari babonye umuntu bagumana bafata. Yego, ariko ntabwo mbayo buri munsi, ndataha i Kigali, nanjye mfite umuryango. None se wakubwiye yuko nabasuye ninde? Ni umukobwa uri hano haruguru. Aba hano haruguru? Yabimenye ate se? Yabibonye muri tace ye. Yabibonye muri tace ye? Nawe yarakweretse se? Yaranyeretse. Wabyakiriye ute? Ntabwo nabyemeye neza kuko numvaga ko ari igitangaza Imana igiye gukora. Yego. Mbo unyihanganira rero tuganireho gato cyane rwose, sorry. Ubundi amazina bakwita nde? Uwimana Patricia. Uwimana Patricia. Ukagira rero umugabo ari we wuriya batubwiye utari mu rugo nawe. Harya wiyitwa nde? Tegekimana Budasi. Hategekimana Budasi. Yego. Urihangana nyine no kubaza nubwo wenda ari amateka cyangwa ari ubuhamya wenda umuntu aba aragiye nyuramo bugoye, ariko nyine hari igihe Imana yemera kunyuza umuntu mu bintu bikomeye kugira ngo imuremere ubundi buzima bushyashya. Uyu mukecuru se ni mama wawe, ni mukuru wawe? Mukuru wanjye. Ni mukuru wawe? Ubwo se umukurikira bwa kangahe? Ntabwo ari njye umukurikira, nta sindi n'uwa kabiri. Oya. Sindi n'uwa gatatu. Reka da. Urashaje. Niwe mukuru wacu twese. Niwe mfura. Yego. None se mu by'ukuri numvaga nshaka kukubaza amateka n'ubuzima wanyuranyemo n'umugabo wawe. Ni maremare ntabwo nayasubiramo ngo mbishobore. Yego. Ntabwo nabishobora. Yego. Ariko byibura mwabanye mukundanye. Mbere ntabwo ariko yari ameze. Yego. Mwarakundana tugishakana. Ariko rero mwashakanye ryari? Eko kwari kera muri 80 hari na kangahe. Ni kera. 80 suka si kera cyane. Muri 93 yiba atari na kabiri. None se Vedasiti none se imfura yawe ifite imyaka ingahe? 98. Imfura yawe ifite imyaka ingahe? Ego Vedasiti burya se afite 20 ra. None se Vedasiti niwe imfura yawe? Dushakana. Uravuga maze dushakana. Afite 20. Yego. Yaje guhindurwa n'ikize niba mwarabanye mukundana. Yego ubwo se nakubwira ngo iki? Ntabwo nakubeshye. Ntabwo uzi ikintu cyamuhinduye. Umuntu nabonaga agenda ahinduka. Ko nakubwira ngo iki? Ngenda nzi ko burya abantu baba babana iyo umuntu ahindutse umenye icyamuhinduye. Ntabwo wabibwirwa n'iki se? Ataravuga ati wenda ararwaye ngo bimenye waramuvuje. Yego. Wabibwirwa n'iki? Nako se wamugana. Icara hasi. None se mwabyaranye abana bangahe? Kuko mana ni 7. Mufitanye abana 7? Mutoya n'uyu. Ese abo bana nabo n'abawe? Nabonye ukuntu kaje kadusuhuza kaduhobera, kumbe kare kabonye umuvandimwe. Ubu se umutoya n'uwuhe? N'uyu yitwa nde? Yitwa Kwizera Nyandwi. Kwizera Nyandwi. Hanyuma uyu Twiryivuze Sandrine niwe umukurikira. Hagakurikiraho uyu nguyu ariwe witwa Fabian. Hagakurikiraho Manuel. None se mama Manuel, reka nkwite mama Manuel kuko Manuel niwe namenye cyane. Manuel nako Fabian na Manuel njye mbamenye nyine bari bonyine, ariko kandi bakambwira ngo bafite ababyeyi, mama wabo na papa wabo. Naganiriye na kapiteni uramuzi, arambwira ati by'uru rugo ni hatari. Kapiteni uramuzi? Kapiteni rwose twaraganiriye tugirana urugwiro rudasanzwe. None kapiteni uramuzi? Ntawe wamenya ariko uramuzi? Ngenda kapiteni twaraganiriye amakuru yose. None wenda twihute ho gatoya, mbabara mbwira ikintu cyatumye iva mu rugo.
yewe ntabwo kubera ukuntu yangeragezaga nafashe umwanzuro mbese ubundi yarangeragezaga nkaza iwacu ubwo naho haruguru aha ni kwa mukuru wanjye yego nka mama akiriho mbese ubu ntawe uriho nkaza nkongera akaza nawe akavuga ati nimumbabarire umugabo bakamubabarira tugataha bikanga kongera nkagaruka kongera ati mumbabarire ngataha ejo bundi rero nibwo navuze ntibi ntabyo none se ubwo icyo gihe wajya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo kame ntashye mu rugo ni nk'iki yabaga yakoze yabaga nk'uko yankubise yaragukubitaga yarifataga akagukubita ibyo biracyaba mu Rwanda umugore gukubita umugabo yabaga yankubise ubwo rero nkamuhuga ejo bundi rero ubwo naravuze ntisingiye rwose umuntu ngo azarende yanyicira mu nzu reka nigendere yego niko kwigendera rero none se iyo wabaga waragiye tuvuge mu kinyarwanda babyita kwahukana iyo wabaga kwahukana ni ibintu bisanzwe mu muryango iyo wabaga wahukanye akaza gusaba imbabazi wagendaga ujyanye abana bose wabigenza gute kufite urubyaro runini benshi babaga bamwe barasigaye nazanaga uwo nonsa yego wazanaga umutoya nazanaga uwo nonsa umutoya yego agasigarana n'abandi abandi bo baragumanaga ubwo bagumanaga na se yego ubwo nazanaga uwo mpetse mbese yego hanyuma se nyuma y'uko noneho agukubise ejo bundi avuga ati reka ngende umuntu agiye kuzanyica byagenze gute bitewe n'iki nyine ni uko nguko yaraje arisakuma ndavuga nti reka muhunge nirarira hanze bukeye rero arabyuka ajya guhinga ndamwihorera nahise mbwira abantu bana kuko twari turi kumwe ba Manuel abangaba ndababwira nti ndigende mugende mukora ibyo iwanyu bababwiye bitanihekera umwana ndigende yego wajyanye uyu mutoya najyanye uyu bamuzanye nyuma bamukuzaniye nyuma uravuga uti abandi nawe reka mbasiga nkuko nari nsanzwe mbasiga nise ko yari ahari naravuze ntibwo bazagumana nyine uburaje ntabwo uzi ikintu yaragukubitiye icyo gihe cyangwa wenda nuko yari yanyweye kamwe yasinze none se buri gihe ko iyo yabaga atanyweye wabonaga ko ari umuntu ariko iyo yabaga yanyweye ubwo nyine wabonaga ko ubwonko bwe bwahindutse yakugirirana nabi wabonaga ko yakugirira nabi ashobora kuba yagukubita akanakwica neza icyo gihe yagukubise ujya kugenda ubu nza kuza ubu ntabwo yari yankubise naramucitse iyo waramucitse agiye gukubita naramucitse ndisohokera ari nijoro ariko se abaturanyi ko nabonye bahoze bambwira abana ngo burya ngo ya nzu iri hepfo y'iwanyu ngo ni kwa murumuna we kwa murumuna we hanyuma hirya gatoya kwa mukecuru ntabwo nari nzi ko burya ngo ari mama we ni mama we ngo ni kwa nyokobukwe ariko si iyo byagendaga gutyo yagukubise byabaye bibi ntabwo bazaga gutabara hari ubwo najyagayo kwa mukecuru nararayo yego hakaba ubwo najyagayo akaza kumusakuriza nawe akamusakuriza yego umukecuru we rero yaramwiyamye yego amubwira ati ntungarukira ahantu we nzakurega yego ubwo ni mama we umugabo akajya atinya kuhagera kubera yuko abayobozi bari bamubwiye ati yongera kujya gusakurisha n'umukecuru tuzagufunga yego ubwo rero ntabwo yongeye kujya ajyayo nyuma yaho nanjye nambonye yuko umukecuru asa nawe nkaho yaba afite uruhare ku muhungu nanjye nkajya nanga kujyayo uruhare se gute kuko hari nk'ibyo yamubwiraga nkumva ko nawe abishyigikiye ubwo rero nanga kujya njyayo
nigumira naho mu rutoki n'aba bana nabo barabizi aba bana ni hari igihe twabaga turi kumwe nko mu rutoki mukarara mu rutoki bakarara mu nzu baba we yewe wowe n'ikigeragezo pe kubi ugeze uravuga uti none reka ngende reka nafashe umwanzuro none se kiriya gihe ko wajya kugenda umugabo akaza agasaba imbabazi none ubu ngubu ntiyagarutse ntabwo yigeze asa ubu ntabwo araza ntabwo araza ubu se ntatinze ugereranyije n'uko imbere byabaga bimeze yaratinze ubundi imbere yahitaga aza gusaba imbabazi bwacyaga yahageze yewe none se ko yahoraga asaba imbabazi akavuga ko atazongera ubundi buriya ntazi n'imbaraga nta kindi kintu cyamuteraga gukubita ubwo nakubwira ngo iki hari igihe yabaga yanyweye ubundi yarwanaga yanyweye yabaga atanywe ntabwo yarwanaga oya hanyuma se murumuna we akamushyigikira nk'umuntu baturanye nawe ararengana rwose we ntabwo yabonaga aho yabihera kuko nawe yaramutukaga ku buryo nawe hari igihe bigeze kurwana ariko se we kuri kamwe ntabwo ugasomaho ngewe ntabwo mbeshya kuyinywa ndayinywa ariko kubera ko nta kintu imariye numva nta kintu nayumva nyinywamo nawe se hari igihe wajyaga ugasoma ukaba watsinda wenda gake bitari cyane gutsinda ntabwo ari umushinga naranywaga nakumva nyihaze nkayihorera iyo twabaga twajyanye ariko iyo mwajyanye mwese mwatahaga mu Rwanda hari igihe twatahaga dutuje tukicaye tukarya cyangwa abana bakaba batetse cyangwa tugateka ariko hari n'igihe yagukubitaga mukarwana nyine mugafatana mu mashati mukarwana nawe ukihagararaho reka njye ntabwo narwana nawe ngo mbishobore naramuhunga yego rero twasuye abana abantu benshi nyine bababazwa n'uko nta babyeyi bafite ubwo rero hari igikorwa cyaje kubaho cyerekeranye no kuba hatunganywa inzu mwabagamo mu by'ukuri inzu mwabagamo ni nziza ariko dore ni uku nguku ubu bihagaze cyangwa ubu bibeho rwose reba uko bimeze nabibonye nahareba se wahamenye se nahamenye reka turebe ubuzungu kwa murama wangera reba ubuzungu yego urabona bimeze bite rero ntacyo bitwaye yego rero ntabwo bikiri inzozi byarabaye inzu yarasanywe bimeze neza imaze kujyamo ibyumba 3 irimo salo irimo na koridoro ikingishijwe n'inzugi z'ibyuma zazi n'ibita ngo ni metalike niko bimeze hanyuma igikoni nacyo kirimo kiratunganywa hirya hari na dushe na tuwarete ubu bimeze neza birimo birarangira Imana yarakoze imirimo rwose none mfite ikibazo cy'amatsiko ubu nta kuntu nkurikije nyine uko bimeze abantu benshi barambwiye bati nzakubwire uzagaruke mu rugo ndumva ari nk'inzozi ubwo se uwo mugabo agarutse none se urumva yagaruka ataraza kugucyura hari n'ubundi nigeze kugenda niyo mpamvu numva kugaruka ari ibintu bikomeye noneho aza guta nanone aba bana kugira ngo nkunde ngaruke yarabuze aho abihera kugira ngo aze hano nsubiyeyo nawe aho yari ari yahise aza yego donki wagiye ugenda usize aba bana kugira ngo agaruke kugira ngo ugaruke nawe yahitaga agenda noneho wagaruka nawe akagaruka
ubwo rero niyo mpamvu nkubwira kugira ngo nongere nsubireyo ndumva bitanjyamo neza. nyuma ushatse wagaruka. none se kubona abantu bose bamaze kumenya inkuru yawe n'abana bakavuga bati rwose uriya mugabo ntabwo azongera kuguhemukira, urumva utagaruka koko? simbizi ubwo se yabuzwa n'iki kutagaruka? ntabwo yagaruka. tuzashyiramo igipangu tuhakinge neza, Imana niduha ubushobozi, hanyuma uze urere abana, ariko abana bareke gukomeza kuba bonyine. ego mwana ubu se ntawe wari uhazi? Fabiana arahazi. ubwo se waje mu modoka umenya inzira? Fabiana arahazi. Nizeye telefone gato. wahabonye se? nahabonye. ubonye hameze hate? Imana yagize neza rwose, mwarakoze. n'uwiteka atarakoze imirimo se? oya mwakoze neza. n'uwiteka n'Imana yabikoze. yezu nakomeza baragira. yego narimo nkubwira rero mama Manuel, ni ukuri njye ndumva turi buze guhagurukana n'ubwo tukajyana. ni ukuri da? ese ubu ndagusiga hano? ndasigara muzagaruka. none se ni iki cyatuma utaza? mbara umbwize ukuri. none se nagenda ubu ngubu uyu ko atari we tubana, uwo tubana arahari. uwo mubana ninde? mfite musaza wanjye tubana nyine mu rugo twenyine. yaje nawe ngo yamubonye Manuel ari he? none se muraho twabasuye murakomeye. ngwino bakwereke. ngwino tuvugane gakeya. none se ndimo kuvuga ni ikihe kintu cyawe wumva cyabaho kugira ngo ugaruke usange abana? urumva ntabwo byashoboka ko basezeranye bafite n'umuryango kose uwo mugabo we umunsi azagaruka akaza kongera akamusanga akarinda iyo amwica, ubwo azamwica, ko azamwica akaba ari igihombo, nibo bazaba bahomba. none se ntabwo yamwica ariko kubera iki? ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri, ku buryo yamukubita akamwica se? muraho neza papa? yego njye nzakwica. iyo umuntu akubwiye ati nzakwica aragukiza, akubwiye ati nzakwica akakwica. ibyo byo bibaho. none se ku buryo ushobora gutinya yuko yasubira mu maboko kugira ngo atamwica? none iyo umuntu akwibwiriye ikintu se ushaka wigire hino ntacyo ugira ngo bigende gutya. ubwo se wowe ko wenda uri uw'ahandi wigendera nakubwira hano se noneho akazaza akaguma mu rugo n'abana, umunsi azamukubita ifuni bavuge ngo abanyamakuru baje kumucyura nibo bamushatse. ni ukuvuga ngo birasaba yuko ari we uzakwicyurira umwicyurira. ngibyo numva nkumva ngewe ibintu byo gutaha ndekerekwa ari we uje akaza ibintu akabisinyira tukajya no mu buyobozi, ko akazavuga yuko niyongera kumukubita azabona ingaruka. nibyo kumbwira rero ngo abanyamakuru mwe muzagenda mwigendere, akazi kanyu muzaba mukarangije. naza akamukubitira ifuni hariya bizagenda gute? ariko se wamugana kabiri kangahe se abayobozi bacyura n'abantu uretse mwebwe b'abanyamakuru? bacyura abantu bakababwira ati ngaho nimutahe, yagera mu rugo akamunogonora. abayobozi bati twasize tubumvikanishije. yego ati mwebwe ati icyaha ni mu gikumire kitari cyabo. none umuntu yishumure ngo aratashye, agiye mu rugo, arajya mu rugo, urwo rugo warumwirukanyemo se ntahari yarapfuye. naza se hari uzamubuza kuhajya? hari uzamubuza kuhajya si we? ntawamubuza. none se umunsi azahamusanga bizagenda gute?
ariko se buriya kuza agasinya akavuga yuko atazagira gutya na gutya byo byakuraho imigambi ye mibi ntibyabikuraho yego ariko nyine nawe ubwo muragira ikindi muvuga mwambwira nkanjye nyina w'umwana yego ubu ni nkaho ari wowe umukuru w'umuryango none yego njyewe none se muzehe njyewe ndi umunyamakuru nk'uko nakomeje kugenda mbibwira yego nahoze mvuga nti ubu abantu benshi bahoze bavuga bati rwose bati abana batoya nk'aba ngaba ntabwo bagakwiriye gusigara bonyine bati bishobotse umubyeyi yariwe mama wabo yagaruka mu muryango nanjye nkumva nicyo cyifuzo mfite ariko nanone hari ingingo umubyeyi wacu atubwiye numva ndayumvisha abana ise nagaruka akamukubita ifuni akamwica kuko ye atari ubwa mbere avuze ko azamwica nyine inzitizi ziri aho ngaho nyir'umugabo ubwo n'uwo wenda wavuga ko niba atazongera cyangwa se azongera ubwo ni wenda niwe twabaga ari wafata umwanzuro wa nyuma nawe ubundi se yenda ko se wumva ko yaba nyine asanze abana be ariko se buriya tugarutse wenda ku ngingo yo kuba bano bana bibana ari batoya wenda mwana bitekerejeho ngo nabo byibura begera ababyeyi kugira ngo babashe guhabwa uburere begera ababyeyi ko bose kumva niyo nta n'umwe wari uhari ndavuga nyine mwebwe nk'ababyeyi byibura bashobora kubaba hafi mu gihe mama wabo na papa wabo batandukanye kubabwira nyine umuntu arabwiraga ati none se mwebwe wenda n'umuntu agenda ubwo isambanye ubwo muzamuyigende muzamuyigabye muyitanze cyangwa se bizagenda bite hanyuma tubabaye bakihendekereza ngo wenda bazarica icyo bizatanga wenda kuko kugenda muyavuga ati nta muntu n'umwe uri mu rugo nawe yazashyira wenda akagira icyo yibwira akagaruka akisubiraho wenda ubwo ngewe ikibazo mbangira cyane urabona nka Fabien ni mutoya na Manuel ni abana bato cyane nta kuntu wenda mwabafata byibura mukabongera mu bandi nabo bakababa hafi mukabarera nyine mukabaha uburere nabyo wenda byashoboka wenda kumva ko bwaho ngaho nawe iwabo bumva ko wavuga se ubwo niko yaba bahasigaye aho ngaho ntiwaba wenda ntihanazasenyuka basenyutse bumva ko nibo bari basigaye mu gihombo ariko nanone gusenyuka nanone n'uburere bw'abana gukura nta babyeyi nta muntu bari hafi byaba ari ikindi kibazo icyo cyo kirumvikana aho kwica gitero kibimutera ntabwo byoroshye byabiteraga kugira ngo umuntu afate umwanzuro ave mu rugo rwe atahe haba hari intimba nyinshi iri ku mutima cyane birumvikana zo kubwira umuntu ngo nahita afata umwanzuro kandi n'uwo mbere yajyaga wenda yahugana akaza hano kwa mama akiri naho kuko turaturanye hashira iminsi ibiri umugabo akaba araje ati dufite nakoze amakosa none amaze amezi abiri cyangwa ukwezi atarazi none we yarafata umwanzuro ngo atahe yego umwaka urashize ubu ngubu bashira mu kwezi kwa umunyamakuru ukaba yaragezeyo reka nkwegere kabisa cyangwa nawe wigire hino gatoya ariko sibwo ugiye kwicara aho hantu kandi wari ugize ngaho igira hino ikibazo Fabien nawe rero arimo arasakuza agatuma ntumva yego harya uvinimwe nawe uvinimwe n'uyu mubyeyi yego bari kumbwira ko wowe wagizeyo ukabaza mukaganira igitego umugabo w'uyu ngo mukaganira na oya umugabo ntago nawo musanze ntawe uhari naganire n'abaturage baho naganire n'abaturage baho bambwira byose ko byagenze arambwira ati yaragiye kuzamwicira mu rugo rwose atarahunga aragenda ibyo byo barabimbwiye ngo mwamenye yagiye ntago mpazi n'abana ngo ntago bazi aba bana bibana bonyine yego none se ntubaze wafata umwanzuro ukavuga ngo njye nsanze we yarabataye n'ingu naye kandi yagiye n'ubundi azi yuko undi yagiye oya mbere we yagiye mbere avuga ngo amusigiye abana n'abarangije arabata yego
none se wamubwira ariko yabataye bavuga yuko ngo bari baje kumufata ngo ubuyobozi bwari buje kumufata kuko yahohoteye mama we harya ngo byagenze gute mari yari yaragiye nyine bamwohereza konfikasiyo papa nyine ahita agenda arabacika aragenda ngo nuko byagenze ubu ntabwo mwamenya ahantu yagiye yego none mama arataha akamenya ko yatashye n'ubundi kishe nka kiracyayirimo arongera akagaruka naramuka agarutse akamusanga mu nzu noneho n'amakuru amaze kumenya ko adahari akagaruka nijoro akamwica n'undi mwaramubuze cyangwa yenda ubuyobozi bwaramubuze naramuka agarutse nijoro akamwica uwo muzamukemuye ikihe kibazo ariko samugana abona ngaho nayo ndumva ndi gutsindwa ahubwo dore umwanzuro nge ntabwo ko natwe turubatse yego wenda ntazi baheze kumenya amahembe yego bibaho nshobora gusirana n'umudamu wanjye bitewe n'impamvu twapfuye nshobora kutamukubita nshobora kumukubita siko bimeze ariko gukubita ntabwo ariyo nyungu ntabwo aba ari ibyo rwose ushaka kujya inama mu nzu niyo waba waje winywereye nka bariya bakunda inzoga bakazinywa birashoboka cyane ariko byibura ukagira n'igaruriro wenda nkabwira nti umva uyu munsi turaserera nawe ashobora kugira ubwoba bw'igitsure bwanjye siko bimeze ariko mu kandi kanya nkaza kwigarura ariko uramu ndamuhora ubusa none nimba uyu nguyu yarafashe umwanzuro undi akaba amaze wenda amezi 2 cyangwa 3 n'ubu urugero akameza amezi 5 atari yamugeraho nawe azi ko yataye abana akaba ari icyuye uyu nguyu akaba ari icyuye azavuga ati n'undi wabuze iyuge ariko uzi ko ari byo siko bimeze wabuze iyuge none uragarutse nta gaciro n'undi yamuha isaha ko n'undi yamuherera kurwara reka buri ingeso twebwe tugira defu ingeso z'abagabo ni ibintu biza mu mutwe noneho rero niba ngo uburozi ko nyine ntajya mbwemera cyane ngo umwe inzoga ngo bakubwiye ngo runaka ngo ujya kumwica kandi birashoboka cyane se banga na leta ubwayo yaravuze ati nimba uko mubona mufitanye ambutiyaje amakimbirane mufite uburenganzira bwo kujya kwa kadivirusi aho kugira ngo umwe azicunde ufata umwanzuro mutandukane yenda mu bana uruhande rw'abana ruba ruhari uruhande rw'umubyeyi abana benshi bakunda kujya kwa ba nyina kuko umubyeyi w'umugabo nta mubyeyi uri mu rwose ko nanjye ntaye umwana nanjye ubwanjye nahita mutajya cyane isambu nkanayigurisha nkanga ariko umubyeyi w'umumama arihangana ubwo rero kubwira ngo umumama ngo natahe ntabwo bishoboka nta nubwo umusaza nta nubwo na mukuru wabo ari ubakure ntabwo yamuguha mwese n'umugabo yaramushatse ariko so wamugana yaramushatse mbuze igisubizo pe none se papa wanjye mu by'ukuri turimo tuwenda tugana no ku musozo ubu umwanzuro nyine kuri iki kibazo cya mushiki wawe mutoya ni uwuhe umwanzuro ndumva umwanzuro wakomoka ku mugabo ene nubwo wahita yifatira umwanzuro ariko umugabo ndumva uri umwanzuro waturukaho bikagira uko babihengekereza wenda bikaba byava ati hoya cyangwa yego bitewe n'uko aje avuga cyangwa n'ukuntu yitwaye yego tumva amakuru yabo ayo ngayo ndumva nta kintu kindi narenza njye rero hari umuntu wambwiye ko ngo ashobora kuba yarishakiye undi mugore ntabyo simbizi ubu buryo umuntu mutari kumwe ntabwo umenya ibyo sinzi uko bajya bafata tubagenze nyine avuga uko ashatse yego ntabwo sinakubeshya ngo naba mbizi cyangwa ntabimuzi kandi nabyo nuko nabyo yanabikora karagiteri z'umusabanye ziteye zite ariko se wamugana yewe ndabyumvisha mama nwe numvisha ukuntu bihagaze ntabwo byoroshye ubu ni ugutegereza rero kugeza igihe azazira nataza ubwo ntazaza nyine none se yiba yarishakiye azabaza kugira ngo ntabwo mubuza gushaka ubwo nataza uzigumira hano azishakire rwose mama nwe ubwo nataza uzigumira hano none nzabigenza ayo data we nzabigenzane njyewe icya mbere numvise ari uko yashatse ariko ntanzanire umugore mu bana ntabwo muburanya ntacyo mushinja azagende yishakira ariko ndekera abana bigumire mu rugo aho bavukiye ubundi rero ntabwo mubuza gushaka reka da
yarashatse afite aho aba mvuga ni wenda yarashatse twagira wenda nuko tuburana agarutse navuga nti n'ubundi warashatse guma aho uri guma n'uwo ufite ngenze guma aha njyenyine ese ubwo umuntu utazi amakuru ye navuga ubwo nurumva navuga ngo yewe kandi nguko rero ndumva bitoroshye ubu ndasubizayo Emmanuel na Fabian gutyo tu neza ubu numvaga rwose turubuza kwitahanira ntabwo bishoboka iye byibura surabona byibura abana bameze bate ndabona nta kibazo bafite ariko bakuru bese urabaheruka ntabwo mbaheruka bakuru babo bo ni batatu amakuru yabo bameze bate nabo ntabwo mbaheruka ayowe harya nta telefone ugira nayo ngewe ngira bakumbuye nyina narakumbuye nyina nokuri suni mwebwe mushakishije uburyo mushaka aho yashatse cyangwa cyo mukamubaza ibitekerezo afite iwe se agira telefone se byibura uwo mugabo se nayagira kumubona se byakora wowe rero reka nkubwire sike kubaza gufata umwanzuro barata umwanzuro yego ntago ari byiza ko uri abari abana baba mu nzu bonyine sibyo ariko nanone ntago ari byiza kugira ngo umuntu azapfira abana arinde aho bamutaka ibyo byo nukuri ahubwo mwebwe mukareba nk'isibo cyangwa babahaye amakuru ko yashatse mukinjira mu kibazo neza mukamubaza ibitekerezo afite nimba wenda yarashatse koko cyangwa ataranashatse nimba yenda yagaruka mu rugo nimba wenda yakomeza akihanga wenda akomeza urugo rwe bitise nimba atamushaka nabyo mukabimenya mukamenya umwanzuro w'ikibazo ariko se nkurikije ukuntu naganiriye na mama wa Fabian wumva avuga ko iyo atasinze ngo aba ari muzima ngo ariko yaba yasinze ngo bikanga ubwo urumva ikibazo ni inzoga ese ko nta rushinge nta rukingo ruhaba ruyibuza nta rukingo ruhaba ruyibuza kandi iyo kwica gitera wica ikibimutera uzumve na nk'umusaza yavuga ati uriya iki ingeso umuntu yirimo imushiramo ruko yapfuye kuko nundi byange bikunde nimba bimutera ndakamukubita hari gihe bizamutera akamukubita ifuni nabyo birashoboka iyo yaba ari inkuru mbi cyane kuruta uko yaba yigumiye hano kwa iwabo nundi ni wabo arajya akaryama sibyo njyewe nyine impungenge mfite n'izaba abana bato gusa nicyo cyonyine ahubwo ikibazo mu mashuri agiye gutangira baziga gute n'amashuri agiye gutangira urumva nyine ni ikibazo rero abana gutaha akagenda akajya mu gikoni akajya gushaka izo nkwi akavoma akagira ate ahubwo nimushaka amakuru umuntu wabahaye ko yashatse noneho mwebwe mumenye derese ziwe z'ibyo atekereza reka buriya hari akanyafu kabaho buriya mwinjiye mu kibazo neza n'abayobozi bakabyinjiramo abayobozi barabizi amakuru y'abagabo bafite barayafite ushobora kugenda ukamuhugurira yego n'ubundi gufunga ntabwo ari umuti kuko ndashobora kuba ataramfungishije akaza n'ubundi agukuraho sibyo ariko buriya akeneye kugororwa akabanza akagirwa inama z'ikibazo akamenya ko umuntu ari umuntu sibyo ntabwo byoroshye urumva ko nyine n'abana nibo babimbwiye bati abantu benshi bavuga ko ngo yashakiye ahantu hitwa mu Kabuga sinzi aho ariho ariko kandi nanone icy'ingenzi ntabwo ari icyo ngicyo icy'ingenzi ni uko nyine umuntu abaho afite ubuzima kandi n'abana nyine bakazakurira mu biganza byiza reka rero wenda dusa nk'abasubikira aha ngaha nahinzanywe cya mbere no kukubwira yuko mu rugo hari ibyo turimo turahatunganya inzu yo imaze kumera neza ushobora kuzaza rwose uko ubanza gukomanga kugira ngo tugukingurire ariko kandi nanone nkumvaga nyine nifuzaga yuko abantu banamenya amakuru y'ubuzima bwawe ko abantu benshi ntabwo bari bakuzi ntabwo bari bazi ko byakugendekeye ngira ngo wenda birumvikana hari byinshi utagiye unanatubwira uri uvuga ngo umugabo yaragukubitaga ntabwo ntekereza ko ari ukugukubita gutya gusa bisanzwe ahubwo bishobora kuba nyine byaragiraga ku kindi kigero wenda tudashaka kuvugira hano ku itangazamakuru bitewe n'uko hari byinshi umuntu aba atagomba kuvuga bitewe wenda n'amabanga y'ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo
ariko icyo nifuza gikomeye cyane ni uko abana babona uburere bwiza mu nzira nanjye ntazi Imana izanyuzamo bitewe n'ukuntu nganirije ndetse n'abakuru bawe na musaza wawe, ariko kandi no mu gihe utarazi ubwo tuzagerageza natwe nyine dukomeze tubane n'aba bana tugerageze turebe ko hari icyo byazatanga kandi bizagenda, twizeye Imana ko bizagenda neza. Ngayo nguko bakunze bazamucya rero ngira ngo twarimo tuganira na mama wa Fabian na Manuel. Hano mutuye bahita gute? Ibwirika. Ubone mu karere ka Buhanga. Uno murenge ni uwe? Wakeze. Hano ni muri Akagari ka Kivumu. Akagari ka Kivumu. Umudugudu akaba Bwirika. Yego. Murumva rero yuko tugerageje kuganira, murumva amakimbirane y'ingo yo ni menshi. Umubyeyi wa mama Fabienne se na Manuel ngira ngo mwabyumvishe niwe mukuru we, kuko mama we yitabye Imana, uyu ni musaza we mukuru. Mwabyumvishe ibyo twaganiriye byose, basigaye nyine no kumenya ko dukwiye gusenga Imana, ariko nkomeza kubibutsa ko igikorwa cyo kubaka ino nzu kirakomeje. Dukomeje kubaka inzu, ngira ngo mwabonye yuko amadirishya n'inzugi byose twamaze kubishyiramo. Ikintu gisigaye nuko twarangiza igikoni kikamera neza cyane, hagakurikiraho gukora finissage cyangwa se gutangira gucapira, sinzi ukuntu inama mubyita, gusubiriza inzu ikasa neza ikamera neza cyane. Hanyuma mu gihe kizaza cyiza cyane mama Manuel akazaza. Sinzi ukuntu numva nizeye ko amashuri azatangira mama Manuel yaje. Ntago mbizi neza. Ubwo ko Mana yanjye ndaza kugusengera Imana ibintu byose bijye ku murongo neza, hanyuma musubire mu buzima bwiza, cyangwa se mujye mu buzima bwiza, kandi Imana izabigenza neza. Yesu abamugisha rero, Imana ikomeze kubana namwe. Amen.